What's up my people, n'umungu wanyu Mideli. Dore inkuru y'agahinda kandi babashe ku bantu mwakundaga couple y'ababesto ubu ngubu bamaze gutandukana byeruye. Ikintu wamenye nuko witwa Titi Brown yamaze kujya kuri Instagram afata amapost yose ya Lil Rated na Nyambo ashira muri puberi arasiba. Witwa Nyambo nawe yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram afata amafoto yose afite ana huriye n'uwitwa Titi Brown aravuga ati aya mafoto ntago ashimishije kuba ari kuri post zanjye ayata muri puberi. Ubungu ikintu wamenye nuko bose bamaze no gukora ikintu bita unfollow. Ubungu kuri mbuga nkoranyambaga zabo zose nta numwe ugifollowing undi. Ibingibi byatangiye guca amarenga mu minsi yashize. Abakuru yatugeragaho ivuga ko abangaba bafite ibintu byinshi bapfuye birimo n'amashusho yagiye hanze mu buryo abangaba babiri batumvikanagamo. Abantu mwakundaga iyi couple mugumye mwihangane nge ndi Mideli. Habuze ikingo abari wowe tugumana, ibihe ni bibi numvaga nza kundundi, ariko uko mbigerageje birangira ncitse intege, nguma mbona amakosa yabo simbona ibyiza bafite. Kuva wabutunsesera sindagera gukunda na rimwe, umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda. Muvandimwe duturuka ahantu hamwe, yego urumva duturuka ahantu hamwe, yego Nyamba tujye duturuka hamwe abazi kamara kwa wenda niba ari ababebi wenda babana cyane niba ari ibiki mana ibyo mane bizashira. Akimakuru yose muri kumva nibihuha mana, amakuru yose muri kubona nibihuha, mubimenye kandi ibihuha, mubimenye ko ibintu byose muri kumva atari byo, mubimenye ko Nyamba ari nibyo bihanye yagezemo ni satani. Nyambo senga mana ibi bizashira, ntago warwanye intambara nyema, ntago warwanye nituzihangane myaka ufite uriyoboye kuri iyi si ugeze imyaka ufite intambara uri kurwana ntago warwanye nkeya. Uburyo Titi ageze ajya kubwatimvira mu buzima akumva naribi shani mugashuka abandi bana ngo bakora ibintu namwe mutabasha gwiki ni mugashuka abandi bana ngo bakora ibintu namwe mutabasha ati uvemo simba ushaka mu buzima. Yego ko bacu nisogokuru yaragiye ndacyari singukeneye n'undi munsi. Mwereka impamvu zo kuhaguma wigenda uwo muntu nane sutekereza ko igihe cyose umumaze mu buzima bwiwe utaramweretse impamvu ugomba kuhaguma. Akizo impamvu nibazitesheje agaciro akakubwira ngo nyuma y'impamvu zose wamaye zo kuguma mu buzima bwanjye sanze nta gaciro zifite, mvira mu buzima ugakomeza ugahati.